uzi ukuntu njyewe noneho kera bamanuriye ngo ndakana ndabyibuka bigeze kumanurira ngo nzaba pasiteri ndamureba sigaye ndaturika iririmbo shandi kwikubita iriya videwo irimo mwayisoje mumeze ute wari umeze ute yama reka nkwereho ahubwo hari umuntu uri kunyoza mu mutwe ndamubaza ariko ubundi nta bigabo bijya bibabangamira gute ukuntu njyewe keretse njyewe ubundi ubuzima bwanjye abantu babukunda babaye ari kamera nambaye na sound mpura n'umuntu nka Muco nigeze kubaza umupolisi ngo uhera he uhagarika abantu ubundi kuko nabonaga imodoka imwe itambuka indi igatambuka indi agahita yihagarika ndamubaza ariko ukoresha amarangamutima nicyo ugendera uhagarika imodoka ngo ayoze ikintu yansubije ngo ndindira yuko mba ndi muri position nziza iyo umuntu aje ndi muri position nziza ndamuhagarika kiri kubeshya hari seri mani rawugu bamera sha rimwe bijya binanira rwumva intege thanks wandirimbira si ibyanjye oya mva ndananiwe pe umutwe uri kunjye rero ubwo uzabaririmbira pe none se kariko kazi kanjye kari cyo bankundiye kuririmba ntabwo nakanga kubaririmbira ariko nanone saa 9 zageze igisheke se wese wowe wabivuze ngo ukunda igisheke ngo hari igihe saa 9 mujye ugishaka urwaga nibyo wavuze kwaza si muri kumwe sazuza hari wowe waravuze ngo noneho saa 9 mujye ugishaka ukabura amahoro kera ndi umwana twiganaga n'umupeti yari afite se w'umupaperi ubwo uko mbona uku nuko namwe mba muhimbye izina ahubwo ni igikorosi ni igikorosi kubera ko ne muri class ndiga mu wa mbere ndavuga umwana no mu bakire cyane buri saa 9 uragiye igitangaza tujye kumva muri class kurumva kera nduranya abarimu bije vuba ariko kera ndibuka niga mu mbere primaire mwarimu wakwigishaga yabaga ari umwe paka umwaka urangiye tugiye kumva numva ngo mwari ngo bamaye kumabega kumabega mwari batamabega n'abakibya abantu bari kukwandikira comment sha ngo wa boy nigeze kukurabukwa ahantu somewhere kugufatisha birangamani ndi umufans wawe birenze mubwire ngo uzamfatisha uri ku isi nawe wenda kujya ubutaha tuzahura apfa kuba yarambonye burana nta mpano se ko yitwa Flori burana bazo yitwa Floriane Sebihogo munda niku njye nitwa Nyirasafari Mediatrice pe niko nitwa ndasenga wa cyane uva n'ururimi musengere uri ukombye iminwe ngira ngo dikakana kagira yamano nzagutegera agataro uze uturirimbire usa yewe nzakora ubishoboka basemani musengere okay ngo dukomeze dusenge pazo homa twagiye
kwawe. Uwiteka Mana Nyagasani, nongeye kugushima no kuguhimbaza kuri Imana ikomeye, nongeye kugushima ko waturinze umunsi wose, tukaba tukigejeje iki gihe tugihumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka Mwami rero, hari benshi batasoje uyu munsi, ariko twebwe kuba tukiriho, si ubwiza tubarusha, si n'uburanga tubarusha, ahubwo ni ubuntu kidufitiye. Uwiteka Mwami, turakwinginze, turi abana b'abantu, tubabarira aho dukosa, turavuga tugacumura, tukareba tugacumura, ariko Mana uhorana imbabazi, utubabarire ku bwa buri kimwe, uduhe n'imbaraga zo guhinduka tukagukorera. Ndakwinginze buri umwe wese uhaza ibyifuzo bye, n'abari kwa muganga bakoze ndabizi ko byose wabishobora. Nyagasani rero sintegetse, ahubwo ndagusaba ngo utugire abere, maze umunsi uzahamagara abawe natwe tukisangamo, tuzarushaho kugushima. Ndindira inshuti, undindire abavandimwe, uturindire n'imiryango iri ahantu hatandukanye, maze nituzabonana tuzarushaho kugushima. Komeza uturinde twese, amen. Ndasohoka. Amen. Imana Amen. imugisha. Ese warubizi Ngwiki ijuru shapaza ni umubi pazo bari kukugaragaza amani. saundi ya Isa yitwa yala 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 yala. Yele. Ariko mani reba abantu bose bambwiye amen amen arata. Oh God Amen. is Amen, God. man. Ese mani urumva ntavuze English, pazo shajya avuga English nkumva nta muntu mana ya mana wowe kutajya uvugisha kutavuga English. Ururimi rwanjye ntabwo rwari rwabogora. Hari umuntu uri kukwinginga muririmbire, sibye mani mani uzi ko kubera gusenga abantu bari baje benshi, nyamara uzakore live dusenge mani. uzi ukuntu njyewe noneho kera bamanuriye ngo ndakana, ndabyibuka bigeze kumanurira ngo nzaba pasiteri, ndamureba ndaturika Shandi kwikubita iriya videwo irimo mwayisoje mumeze ute? Wari umeze ute yama? Reka nkwereho, wari uri kwiyumva ute musoje iriya ndirimbo? umutwe none uzi ukuntu uzi ukuntu aba ari ibisazi, byarangiye badutwaye kamera. Tutitaye kuri ibyo, amaraso yari ari kuva, yari bavuga indimi n'imigeri n'ibindi. wenda nari reka tureke, ndi kuvuga ku by'umubiri. wari uri kwiyumva ute mani? iriya ndirimbo mbega abakobwa cyo ndi kwiyumva utese ugire ngo birabyantera ukundi kwiyumva ukundi. utavuga ngo wari kwiyumva unaniwe, ugiye muri ibyo bitekerezo bindi mu biki. Ewe ahubwo hari umuntu uri kunyoza mu mutwe, ndamubaza ati ariko ubundi nta bigabo bijya bibabangamira? gute gute namubajije nyine, rumva ari kunyoza mu mutwe kandi baba bafunze, rumva bagize amarido batanagiye. ikirezi cyakoze ibaze niba namubajije yakubwiye yandebye araceceka araseka mu maso, ihita amenya icyo abwiye. ubwo guseka ndangije ndamubwira ndangije uzi ikintu nageretse mubwira zo kugira ngo mbone igisubizo cya nyacyo. namubwiye ngo ngaho usoma mu gahanga, ngiye kubona mbona araje ahita nseka, ahita amubwira ngo hoya ngiye gusohoka muhatipu, ihita nisubiza ukuntu bigenda koko. yagusubije mu kinyabupfura, ahubwo bijya babahohotera. usubije neza. Buradisi hari n'ibigabo asa ubundi wowe ubwo wasohokeye aho. roya nizi ibaza ikintu cyatumye mubaza gutyo. mu zindi salo njyamo barihutisha, nkabona nta nubwo banyogeje neza, nkumva ndarakaye, nkumva nanasubira mu rugo koga mu mutwe.
ariko wewe yangumanye nk'iminota 30 ndamubaza ndetse abantu bari hano ntibabona twatinze bingana gutya no baravuga no ko byagenze ubona abarambajije ngo ari njye ubwo nawe ninde dukwiye kugira uzifite isoni ndavuga ati njyewe reka none se aba twinjiye hano twatinze koko niba hari ibigabo bijya bibabangamira ubwo birazwi ko abibo ubwo ndasohoka bahita bamuji bose ni bari we kundeba we ibaze bari bahura n'umutsi inkweto anayambaye njye twarahuye ayambaye oya ukavuga ko inuka ayikuyemo njye ariko yikuyemo mpita mbikubwira ambara inkweto ayambaye zawe ukaba uri kwiyumvisha ko inuka ibaze none ewe ayikuye mama yo samaho urumva ukuntu njyewe keretse njyewe undi ubuzima bwanjye abantu babukunda babaye ari kamera nambaye na sound bagira mpura n'umuntu nka muco nigeze kubaza umupolisi ngo uhera he uhagarika abantu ubundi kuko nabonaga imodoka imwe itambuka indi igatambuka indi agahita yihagarika ndamubaza ariko aba ari ukoresha kureba amarangamutima nicyo ugendera uhagarika imodoka ngo ayo si ikintu yansubije ngo ndindira yuko mba ndi muri position nziza iyo umuntu aje ndi muri position nziza ndamuhagarika numva bafite ukuntu bakora akazi kabo kandi bavuge nabi neza bakuraze mu maboko ataraya bavuga babaye barabikoze nabi nabivuga nabi ukubita nese gutya live yakunze uri kureba abantu neza wapi hariho abangahe ego kariko bakwandikiye akongereza ngo ngo yaman the boy you know how to sing and especially the songs the problems ewe bakwandikiye icyongereza ngo don't worry about it gisome cyane aranditse data nini ngo ese biri sere ntabwo uri gusoma ntabwo ndi gusoma mani nta kintu ndi kubona sibyo wowe ndi ubwo kubona ni njye ugaragara yamano the boy reba jido the boy especially ndi kugusomera the songs urukumva the problem is the boy you knows and don't worry about it kandi niko kanze ndabisevinga bino ndi kunsomera icyo cyongereza bagera ko bagutumye guhaha I want the blood of Jesus. I want the blood of Jesus. Because the Jesus is good. Really? Yesu mususa yarasuse Yego. nasira umufu Pazimanira mwana yavuze ngo ntabwo ijuru riba. urukumva ari umuntu kera najyaga gusenga ngo yari pasiteri ubwo ngo ari gutera kubera yari yarakutse amenyo Yesu mususa yarasuse nasira umufu ngo ari kuvuga Hari ngo umuntu uri kukubwira ngo yamano please varive ngo ntimukisuzuguza. kwisuzuguza nande Simbizi noneho ubonye n'iryo zina waseka. Yitwa ngo diaspora. icyo ni ikiremwa cyanjye kigomba kumpfira kigomba kunyitwarira imitwaro yanjye mibi ibaze ko ari kubibona nabi Ariko niba ari umuhungu niba ari umuhungu cyangwa umukobwa ni fake aravugaguzwa.
kandi ni icyaha. Ese mani nagushaka blood of Jesus? reka ngende nge kuryama sha, utakomeza kugira gutya ndi kurira Jya sha, amarira guhena yatangiye rero. kuza sha. Reka nje kuryama sha, njyewe Aseye ntabwo njya mpena umuntu ari sha. diaspora, uri umurezi kahambirwa, niba uri n'umukobwa uri igicucu n'abantu ngo superstar ngo iki n'iki, iki kigoryi, Imana imbabarire ratajya. Ntukazajya wita kuri comment, hari abantu bambwira ako kantu, ubundi ukora ukemba numva jya wihorera abantu ariko ubundi abakubaza iwe. none hari umuntu mbajije ngo ono uracyacoma ono uracyacoma ako nzajya inyama bibarenge. Njye mba nshaka nk'uko nabikubwiye, umuntu nambwira nabi mubwire nabi, nambwira neza mubwire neza, nambere inshuti nziza mana nzamukubira, nambere mani. Ariko kandi si ureba nka gutya ngiye nakubonye uri nko kuvuga muri comment z'abandi nabi, uri kumva, cyangwa uri gutuka umuntu, niyo wavuga ngo tube inshuti cyangwa ukavuga ngo urankunda, nakubwira ngo bibwire nyoko pe, upfa kuba narabonye izina ryawe shano naho bakwandikiye icyongereza, ye muhandika ikinyarwanda ndakimusomera, icyongereza ntacyo musomera, ntabwo ari kubisoma. ariko mani bashaka kugutwara muri Amerika, yama ashyizeho na nimero mani, ngo niba ubishaka yagira yayishyize, yanyandikiye inbox se basi, kuko njye ntabwo ndi kubona SMS man, sinabikubwiye. bimubwire anyandikire inbox, then muhereze izi nimero nyine mu biciringe, njye sinzi icyongereza. yama funga televiziyo ujya kuryama, nibyo biri gutuma wowe na Pazo murwaragurika nkaho mwishe umuntu. kabisa ibitotsi byiza. Abandi bantu basezeye mani bahumugisha bamaze kugenda. Uyu muhungu ngo fresh boy ngo afite namba, niba ufite namba ye mwana gafite nanyandi sawa. niba ari ikintu kigiye kinsetsa ni nawe ubwo se buri ko sorry ko kari kararenze.